Muraho neza, uyu munsi nanone twagarutse tugiye kuganira ku byo kurya byafasha umubyeyi wonsa nyuma yo kubyara akazana amashereka, cyangwa se uwari afite nyuma akaza kuyabura, nabyo yabikoresha bikamufasha. Ubundi ubusanzwe kugira ngo amashereka aze ni uko nyuma y'uko ubyaye umwana yonsa cyangwa se umushyize ku ibere hakiri kare kandi akonka kenshi gashoboka, bituma umusemburo wo mu bwonko ukora amashereka bita prolactine usekeretwa cyane cyangwa se usohoka cyane, bigatuma amashereka aza. Amashereka impamvu aza kubera umwana yonsa cyane, uwo musemburo wa prolactine utanga komande kuri mammo gland ziba mu mabere, noneho umwana yakurura amashereka akaza. Rero niba ukimara kubyara cyangwa se niba umaze icyumweru cyangwa se igihe runaka ubyaye, shyira umwana ku ibere kenshi gashoboka kandi umushyire ku mabere yose kugira ngo amashereka azemo. Hano hari ibiryo byagufasha twegeranyije bigatuma uzana amashereka vuba ukimara kubyara. Icya mbere ni boyiro y'igitoki cyangwa ibirayi itetse neza irimo agasosi yoroshye rwose, nayo iri mu bintu bituma amashereka aza. Ikindi ni amata y'inshyushyu ashyushye. Amata y'inshyushyu ashyushye atuma n'ubundi umubiri ushyuha, ugasanga wa musemburo wa prolactine twavuze urasekereswe, hanyuma amashereka arabonetse. Ikindi wagerageza ugakoresha, unywa amazi y'akazuyazi kandi ukanywa menshi. Mbere y'uko ushyira umwana ku ibere nibura ukanywa ikirahure cy'amazi y'akazuyazi, buri uko ugiye kumushyira ku ibere ukabanza ukayanywa, bifasha ko ubona amashereka kandi umwana akanywa amashereka, akonka amashereka meza. Ikindi ushobora gukoresha igikoma cy'amasaka gusa, ya yandi y'umutuku cyangwa se icy'uburo. Ahangaha igikoma wongeramo wa munyu w'igikukuri uriya w'umukara bateka mu bishyimbo cyane cyane, uwushyiramo hanyuma rwose amashereka ahita aza rwose. Igikukuri cyo rwose gikora neza cyane, akenshi ahita aza. Ikindi kurya isombe nyinshi, isombe nayo ituma umubyeyi wonsa ahembera rwose, amashereka akaza akaba menshi. Cyangwa se ugakoresha igisura, icyayi cyacyo, cyangwa se ukacyumisha kikaba agafu, ukagishyira muri cya gikoma cy'amasaka twavuze haruguru, usanga rwose amashereka ahita aza. Cyangwa se ukagiteka mu cyayi nka mukaro, ushobora kugishyira mu gikoma cyangwa ukagishyira mu mazi nyine ukakinywa nk'icyayi. Ibi byose rero twavuze, hari n'ibintu ugomba kwitaho byatuma ubura amashereka. Irinde stress niba wonsa, uruhuke neza nubwo bigoye kuko n'ubundi buri konsa umwana ugomba konka buri masaha 3. Gerageza niba asinziriye nawe ugerageze uryameho usinzire, bizatuma amashereka nayo yiyongera. Kandi nk'uko twabivuze, shyira umwana wawe ku ibere kenshi gashoboka kandi yonka ibere rimwe arimaremo, umushyire ku rindi yonke naryo arimaremo, bizatuma nanone umubiri usohora wa musemburo amashereka uyabone. Irinde kugira stress, irinde stress kuko stress zituma wa musemburo wa prolactine twavuze ugabanyuka, bigatuma amashereka abura. Rwose irinde stress, wumve ko ari ibintu bisanzwe kubyara no konsa. Hari ababyeyi baterwa stress no kubyara no konsa, wumve ko nta kibazo, wumve ko nta stress, ubundi amashereka azaza. Ikindi ugomba kwita ku isuku y'ibere, ugomba koza ibere mu gihe cyose ugiye konsa umwana, ukabanza ukanakaraba ukamwonsa ufite isuku. Ibyo bizatuma rwose wumva nta stress ufite, ubona amashereka. Icyo nakubwira ni uko konsa umwana
amashereka nagurwa konsa umwana rwose ni zahabu Imana yaduhaye, ugomba kumwonsa kugira ngo umushyire kuri ariya mata yaba y'inka cyangwa se ay'ifu yo mu nganda. Cyiza wabanza ukageragereza ahantu hose, ukagerageza bino bintu byose nkubwiye haruguru, amashereka araza rwose ndabyizeye kandi ndi umuhamya. Amashereka araza, wanayabura wajya kwa muganga bakakuhandikira indi miti, ariko kugira ngo uhite wihutira gushyira umwana ku mata y'inka cyangwa se yayandi y'ifu tugura. Byiza rwose gerageza ukoresha ibi haruguru byihate, amashereka azaboneka nta kibazo. Murakoze, nawe utaha mu biganiro byacu.